reka nze nkubwire ikosa ukora kuri telefoni yawe uzi neza ko nta birenze, ariko iri kosa rikazagukostinga ibirenze cyane uko ubitekereza. No gufungura tebo nyinshi hanyuma ukazifungura ntuzifunge, ugafungura Snapchat, Instagram, TikTok, YouTube, Beka, banke, I&M, application zose ukazifungura ko utajya ufunga application. Ikiza kuri telefoni yawe igihe kizagira stacking ku buryo ntiwakandika, ntiwagira ikindi kintu uri buze kuba wakora. Rero iyo bigenje gutyo igastakinga ntagire ikindi uri buze kuba wakora, bivuze ko byayisaba ko wayigira ute, bayirebootinga. Rero hari n'igihe bayirebootinga bikanga, cyangwa se wacomeka muri machine, especially ama iPhone yacu, iyo machine itari trusted ukuntu, hari n'igihe bidakunda, bigasaba ko wari buyifungure bakayima nyine power, cyangwa se bagavanamo batiri bakongera akayisubizamo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ibyo bintu byo gufungura amatebo ntimuyafunge plutôt, mubyitondere. Rero in case byabaye gutya, cyangwa nanone igihe uzagira icyo kibazo nyine wenda ukabona yastakinze ntiyaguye hasi, nta kindi kibazo ifite, cyangwa se ukabona bimeze gutya, uzamenye neza ko ari icyo kibazo cyabaye ari amatebo menshi, rame yabuze aho iri buze kuba yaraningira. Rero ugize ikibazo nk'icyo ngicyo, hari umucuti wanjye umaze imyaka ye yose akora amatelefone, bamwita Gasa. Ni umushuti wanjye nyine akora amatelefone. In case wagize ikibazo nk'icyo ngicyo, kuko niwe muntu nzi ujya mpa telefone yanjye, nta wundi nayiha yayigufasha. Nimero ze ni izo ngizo, bamwita Gasa, umugabo munini w'urukara muremure, arasetsa cyane byatariho, niyo muvuga mpita nseka. Nimero ze ni izo rero, uzamuhamagare agufashe kuko nawe niwe wamfashije, byari byambayeho. See you, tibagirwa kumfollowing.